aho twagendaniye Yesu we ntiwigeze gutererana. Oh wow, thank you. Keria. Ah, oui. Aki jemba na guhamagara ntabwo wanyumvisha. Gaho bangukuze nkubwira. Ndaje yewe sinari kubwira. Ase waje. Uje wahamagara ndwahamagara umuntu gakenya. Aki jemba na guhamagariye wowe ubundi. Uvuze? Jemba na guhamagara ntabwo uri kunyumva. Ngemba ndi mu mirimo yaha ngaha kuva mu gitondo wowe wica aha ngaha. Ako uzi ibyo mba ndimo aha ngaha wowe. Ibiki burimo? Nta amakuru ufite. Ehe. Ubwo se urabona bari gushaka amafaranga bikaze. Naye ngarira amafaranga ngagumye ashake. Azagusanga rero wica. Byihore none se ubwo ngubwo reka nkubwire. Reba benshi mba ndi kubakorera amagreen. Diane. Subwije umuntu abaguhamagarira ntabwo kuba wumva. Mwebwe mucunga ngiye mwarangiza mugaterura umukino mugakina amakarita mu masaha y'akazi. Muri iki gitondo mukabyuka mukina amakarita. Reba abakiriya babuze umuntu ubaha inzoga. Bazimazimo babuze umuntu muri kwikinira amakarita. Tubabare ntabwo tuzongera. Okay, kubabara ndababarira ariko buri wese ngiye kumukata 5 5. Abati na mwe tutabyabanye ntabwo ari buri munsi. Oya, buri wese 5 5 ndabimukata. Dore numaze gukora controle sanze wahungiye 15. Mwari nujoro. Aya 15 ndayagukata. Cyakoze ndagiye kubabarira uyu munsi sinyabakata ariko ya 15 ndayagukata. Ngabanyereka se ndebe. Ibyo ngibyo ako kazi kawe irigwamo umunsi ukira kuva kwa mepiriza ku cyumweru. None se reba nkungu. Reba nkungu iyo ni Delilah. Uramubona? Delilah? Wewe sinamwaprayingi. Wowe? Nukuri. Umwaka sushize. Uyu nguyu. Uba amafaranga yo warayariye. Ngenda prayinga ndetse na zaginitari zo muri Kongo, muri Kongo. Nazo nje nza prayinga. Muri Kongo. Reba nk'uyu nguyu Dangote. Uyu Dangote ubona wowe uyu. Inguye namushakiye ngewe perime. Ngewe
Genda mushakiye perimi ngiye Dangote. Wowe ushakira uyu Dangote uyubona. Uyu genda mushakiye perimi. baba. Jewe. Nama. Ariko ni injogo. Uyu Pastor Mico uramubona. Uyu nguyu imodoka y'inge nayikuye mu Kagera. Imodoka nge nayikuye mu Kagera. Wowe utwara imodoka. Mbega njyewe. Wowe. Yewe uyu nguyu nayimukuriyeyo. Waje wiyemera ku bandi koko. Nge nayimukuriyemo imodoka. Watuvugana? Uyu Ntabwo nyine ndi musaza wanjye nazi. Wowe nukuri wose uzi no gutwara igare? Njyewe ya baba Sako twakoranye ko ubu tuvugana sibyo kuki wumva utemera ko uyu nguyu Mico Pastor imodoka ye nayimukuriye neza mu Kagera ntabwo nabyemera njye mushiki wabyemera rega njye uzambona suzi nyuma gato uyu ndeba ni ubuzamuhaderira kadabada kadabada uyu ubona wowe nta makuru ufite uyu nguyu ngiye kumugira umusitari ngiye muzamure noneho kugira ngo yemere uyu nguyu yazaba icyamamare mu Burundi bamumenye kunyumva hehe Kongo bamumenye Australia bamumenye ndetse no muri Haiti kugira ngo mwemeze no muri Haiti hamwe atenebuka ho ugiye kumugira iki umusitari ubu nyine nawe abaye ikigo cy'amafaranga yagiye kuyarya mana wowe nutitonda do iyi n'umwuga afatwa do ndakurahirira ingahe 40 n'umwuga afatwa kandi do sinzagusura reka nkubwize ukuri ibyo nkora byose biri mu bwenge nkubwize ukuri urya amafaranga y'abandi ni amakuru ufite kamwihorera nzambona nese iyo 40 ushatse kuvuga yuko ibyo nkora ntabizi wowe ubizi ubizi ndabizi 100% do uriya azagufungisha sawa kaniki ntuzansure nzakura se ntuzansure ntabwo uzambona ahubwo bure kuza nawe nkagushyira mu bandi so no kuvuga ko utamenye none wageraga ngo wemeje nyanyu zizabageza kuki so nindira uko mama mufite gahunda irahari njya kumureba wari sikeri yase ni karibu wow urahageze sava nasutese ni sawa makuru watinze shana natinze nyindi neza mwani mana yake mfite mwani munje mashwana buri munsi dora dushwana agusubiza muzamugire niwe isikanda yakwibagiwe simbizi none sibije ni sawa kanda cyane ko nyine bayemereye abavuga nuko tumutonze bitanje shasa nyine sigara muganiriza ndaje biteze sawa sikutuje cyane kumba meze uri byiza cyane se cyangwa tuganire ntari ngo meze uteze meze neza hajye sinumvishe ngo curanga gitari mbe cyane wow nice mva nashaka umuntu nyigisha gitari ndashaka kuzashaka idini nzajya kujya nsengeramo nkaririmba kandi no kuririmba arizi mu Christo se Christo se bisaba iki
sako ko nyine baragiye mu idini ukabategura reka cyambere muri iki gihe bisigaye bisaba kuba uzi kuririmba no gucuranga sha nyine ahantu nabonye itorero kandi nyine birimo nyine akantu nyine k'amafaranga ni ukujya ncuranga bamemba nyine b'amafaranga gusa ntabwo wamfasha bazajya bakwishyura none ukeneye ko njye nkwigishirizwa oya n'inshuti nyine nawe urabyumva ubwo se numara kubimenya bakajya bakwishyura ngewe bizagenda umva nzakugurira wowe umura sibyo ushaka nzakugurira pe okay I promise it's okay umva n'ubipinge harimo amafaranga menshi cyane gusa uko ngera muri miliyoni oh yes reka n'ubipinge ahubwo niyo yasisi wawe asengera okay ahubwo kanzane gitari twige oh wow thank you okay ndizera noneho witeguye yeah of course hari indirimbo suzi twaheraho twiga rero ntabwo nkunda kujya gusenga cyane gusa wowe wambwira akawe wabuze ndatwumva buriya ndatwumva cyane ku mateleviziyo okay hari akaririmbo kavuga ngo aho twagendaniye Yesu we yigeze uterera ndagakunda cyane okay reka nkwereke amanota yako ubundi nawe urahita ubikora aho twagendaniye Yesu we ntiwigeze dutererana aho twagendaniye Yesu we ntiwigeze dutererana wagerageza utape ahubwo gumya wenda okay none ufata gitari nkwereke ukuntu wayicuranga okay Appotre Paster Mico yeah umeze ute se ndashima Imana ko twari tuburanye imbere bwira nta kibazo nabwo uzi ko tuba turi muri business itorero se bimeze bite kwitora muri muragena nta kibazo okay rero uko natwe twari turi mu kazi reka tugende turi hano twicara tuganire neza umbwire uko umuriro ugenda nta kibazo nyine noneho hari na gahunda nshaka kubwira yego uburyo ira business tugiye kuyagura tukongera noneho tugashinga irindi shami ku ruhande aho ni sawa kamamagara umukobwa ze akomeza akazi noneho uze twicara hirya tuganire muhamagara nta kibazo Diane Pastor ubuzima bwacu okay cheers ariko twari tuburanyeho twari dukumburanye ahubwo iminsi yari ibaye myinshi uri kubona maze iminsi ndi mu mahugurwa ya Nairobi Nairobi uvuga ruhara Nairobi twakuyeyo amahugurwa menshi uburyo business ikorwa ubunzanye gahunda nyinshi muze gahunda se ariko rero mbere yuko bitangira kugira ngo banze ume raporo ukuntu kwitorero bimeze niba byibuza ubona umusaruro uri kwiyongera uko biri kwitorero abantu baratora ariko abakristo biha nabo nabo kabisa umva kandi abakristo bihana ngiye nakubwiye kwihanisha abakristo none tuzashobora dore kuntu business imeze ibyo bintu byo kubwira abakristo ngo bihane ibyo ngibyo bituma wa muntu wihanishije ntabwo bitagaruka ni ukuvuga wowe rero wowe abakristo batware neza ubahanurira ibitangaza ndaje nkwereka tekinike ugiye gukoresha ubabwira ibitangaza hari ikintu numva urabona nta muntu uvuga indi murimo nta wuza mu kabere urimo kandi umva njyewe rigonde nkuzaniye tekinike nkuzaniye ngiye kukwigisha ibitangaza hari ibitangaza bitatu ngiye kukwigisha uzajya ukorera abantu ukimara gukora ibitangaza bibiri urusengero ruzaba rwuzuye twari turi kwiga uburyo ibitangaza bikorwa uburyo abakristo biyongera reba noneho cya gitangaza cyo kurambura ikiganza ukarambura ikiganza gutya abantu bose bagwa baryama hasi none se abaguba bakuye he kugira ngo bagwe bigenda gute kandi ari byo bitangaza nkuzaniye ugiye kujya ukoresha
nukuvuga ngo tuzategura abantu bazajya babanza bakagwa tukabirukanamo abadayimoni. Oya niwe ndashobora ukuntu kata iteye. No kuvuga dore igitangaza cya mbere. Igitangaza cy'amaraso. Yego. Aho usengera umuntu ukamusengera murambitseho ikiganza gutya yajya kubona mu kanya ukamwereka amaraso mu kiganza. Ataza havuye. Ubwo uzo muntu ituro yahita asiga n'ubutaha ntabwo yakongera kubura. Ko numvuzanye ibintu by'ubwenge. Tumaze iminsi mu mahugurwa ya Nairobi. Noneho n'uburyo biga kuvugamo indimi. Urikubona zira indimi bavuga buzanye ni wa urasibona. Zira ndimi nazo ngiye kuzana umuntu uzi kwigisha. Yego. Mu buryo ubu ngubu ntabwo business iri bwongere gusubira inyuma. Nese ubusure bakakabari ahantu nagakuye. Ni muri ibi ngibi no kuvuga mu ntara hose fite amatorero. Yego. Iri ryawe rero naguhaye naryo nshaka ko rikomera. No kuvuga wowe condition nuzigenderaho. Nuzigenderaho umwaka umwe uzaba ufite imodoka. Abwo arakane natekereje ko dushobora gufata umusazi umuntu twamuha amafaranga tukamusaba ko ari buze mu rusengero akahindura umusazi. Ariko yamawugira mu rusengero yihindura umusazi tugahita tumusengera twavuga ngo fire akagwa hasi akaryama yamara kuryama hasi tukamusengera ati vuga abadayimoni twambwiye ibyo avuga babadayimoni akavuga ngo bari kumvamo abantu bagahita banezezwa nuko uwo badayimoni bamuvuyemo. Simva se kutangiye kugira ibitekerezo bizima none. Nta gitekerezo ndavuga ntabwo nagikora Appotre atarazi. Icyo gitekerezo kiri mu bindi nagomba kukubwira rero. Nukuvuga rero dore ukuntu gahunda iteye. Yego. Hariya mu itorero ufitemo abantu nkabangaye ubona ko ari abakire ku buryo nda uramutse umwatsi 100 yabiza. Harimo nka batandatu barimo. Cya kimama kinene na mugabo w'inzobe ujya ukunda kucana imbere. Wa undi udakijijwe nabuki dushaka kugira umugabo udakijijwe nabuki. Ibyo gukizwa nakubwiye we bireke. Ibyo gukizwa bireke ubisire ku ruhande ahubwo abo bafite amafaranga nibo ugenda ugira abadiyakoni. Kira kigabo kigire ku cyumweru kigira ikidiyakoni. Ubwo ngo bari abagabo bose bakora ibyaha tuzi babasenzi tubashira imbere hara ku ruhimbi. Baza bicaye imbere tubone ko tokora. Uvuga umurambike y'ikiganza ukamubwira ko yejejwe. Yego. Ubundi ukahita umuha inshingano. Kuko uriya niwe uzana amafaranga. None se urafata wewe burabukecuru uriya azazana amafaranga ayakuna. Ntayafite ntayo pe. Twebwe turashaka ifaranga. No kuvuga ngo ntabwo ushaka abantu bakijijwe cyane ushaka n'amafaranga. N'abakijijwe nta kibazo. Ariko nanone ibintu byo gutuma abantu bakizwa ku ngufu ubireke. Tugiye gukora igikarabe. Nigishaka kiveho. Reba nk'abari abakobwa bambaye utumingo. Yego. Uri kubabona nk'abariya niba aje akumva ashaka kujya muri korali uri kwirirwa umubwira ibintu byo kubatizwa muri kajye muri korali aririmbe. Bariya nibo bazi kuzana amafaranga, bariya nibo baza bagakora bakabyina tukabaka amafaranga bakayazana.